ngo none ibyarashise na Miki byabaye nko mugani bavuga ngo aho yaciye ntago haca urwango. Umusore wanjye w'umuvanara bitaga promota ngo yivanze muri couple ya Miki na Regis arangiza yinyaramo. Umukunaga promota yabijyanje. Ngo hengere couple ya Regis n'umuntu bita Miki ifite ibibazo arangiza yiterekamo. Ngahita afata Miki murambikano barya umusu wa jeje. Witwa Miki arangiza avuga ngo si uko kunga umuntu bita Regis naramuka bimenye ngo tuzabigenza gute. Oya ngo we mwanga ariko ngo ntuzanyiteshere ngo ujye ugenda uvuga ko ndi mubyara wawe. Ngo azajya kumenya ibyagendaga mbere narangije kugutera inda y'umwana umwe. Ngo kumbaga promoteri yifitiye sheri wowe mu diaspora bakundana. Washaka bakagira umukobwa bayitamirira hano i Kigali ari we Miki. Mu diaspora yazagaruka barangiza Miki bakamujugunya. Nigeze amenye ko umukobwa w'Inyamirambo nawe ari umurara. Ngaga promota yaketse yuko ngari kwitamirira Miki. Ngo kumbi Miki niwe wari uri kwitamirira ga promota sha. Ndamakuru dukura mu nshuti zape z'umukobwa bita Miki ngo yabaga amaze kwiterekeramo ka B1 ke. Ngo bumvaga ari kwirya ngo nge natamiye ku by'umwafande bita Regis. Ngo nari nkeneye no gutemera ku by'umusiviri bita ga promota narangiza nkagereranya. Ati byagenze gute rero? Ngiri zuba ry'i Kigali ngo riri gutuma abakobwa bashyuha cyane. Ngibyo rero ngo aga promota ngo ntiyigeze abimenya. Ngo mu gihe yakabaye ari muri Gatarima arabaza umukobwa icyo ashaka ngo narangiza kimukorere niba ngombwa yice n'imbeba. Ngo yabaga yafashe iPhone ye 15 yagiye muri za Genesis gufata amashusho y'abasitari ari bushyire kuri za TikTok. Umwana yakenera umuntu umudahira akamubura. Ngibyo byatumye Miki akeneraga yarangiza akamubura yigiriye nk'izo za Genesis. Ngahita yifatira agatoroshi ngahamagara umuntu bita Regis. Ngo tabara burya ngo nubwo wari imbwa ngo ukamunca inyuma. Ariko ngo ikintu cyerekeranye no gukubita umusu wagiye ngo habera icyarimwe ngo nagiye nigeze ngukenera ngo wumure. Ngo abantu bitegeranye iriya video rero ibitangaza byayibereyemo reka tubibasobanurire. Ngo Miki yabwira Regis ngo duhurire muri apartment iri Kacyiru twajyaga duhuriramo. Ngo ayo makuru umuntu witwa Regis akiyakubita mu mutwe ngo yahise akubita ikintu cyitwa iminota 2 n'amarundaga bayigezemo. Uyu makuru avuga yuko ngo mu gihe witwa Miki ari kwitera ibirungo ngo hagere. Ngo witwa Regis yaramutegereje amasaha 7 ari kwinywera bito za mutwari na Drink yavanze na B1. Ngo kuryo kuri cya gikorwa ngo ntakigeraho ngo bari butabaze. Ngo witwa Miki yahageze afite ikimwaro ngo ageze imbere ya Regis aravuga ngo amusore ngo kuko naguye mu kingo witwa Regis ahita avuga ngo ngo amagambo make hano nituvuga ahubwo tujye mu bikorwa. Yakaga gutami. Ngo yamukubisa akabizu ngo abaraho bagira ngo n'urutambi rwa M23. Ngo ahita amuterura mu masegonda make ngo barebye video babonye muzamukana ku mesekariye. Ngo kandi amakuru avuga yuko abageze muri iyo apartment ngo yesekariga n'ahantu mu cyumba gisashe neza. Babyemeye kumvisha ibintu biri kuvuga ngo n'abana bari koga. Ayiwe birabibyuya ntibiba amaraso. Nizere King yari prank. Uko umusore witaga promota avugaga ibyo n'urukundo rwa Miki. Ukagira ngo niwe musore warushije abandi umugisha akakundwa n'abakobwa cyane. Bisarangira gute? Reka ntangire mwiyo Mana ya Isaka na Yakobo, mana tabara. Noneho ndebera uyisimikira uyisirashize sibavuze ngo baratandukanye. Naho ndebere aho yaciye dore umwana kona banza nikarage akaba aramuzamukanye ibyakuye